Aya basi ni inkuru ya Sara gatanu. Ndacyari Junior Giti w'Imana cy'imizi mirefu y'u Rwanda, bahaye ikaze mugasobanuye. Abakoze subscribe mwese nkuru ndabashimiye cyane. Reka Imana bandebera icyoroshye. Aya sasanga mu gutangira nk'ibisanzwe, mama wa Sara yari yaburiwe irengero, yaje hakuno mwirimbi wenyine. Mbibutsa ajya avangirwa, ajya abona ibidahari, hakaba nubwo ajya ata umutwe agata n'inzira. Kugeza uyu munsi unyuze kuva umugabo yamuta, kuva n'umuhungu we yapfa, ntago arabyakira. Bakisi inkuru ya Sara agace ka gatanu. Jya wumva ahangaha ni Junior Giti w'Imana, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu bise Junior Giti. Mugenza mu gutangira twabanyanga mama za mwirimbi, ndetse hasanga umuntu atazi uwo ari we, dore ngaramutabara. Sasuye ninde ashaka iki kucyagoma hafi y'uyu muryango awuneka awugenzura. Mugenzi tuvuye hakurya tuzakono ku ruhande uwo tuzi nka Asena, hano haje musaza we amushimire ko mugenzi muboneye akazi nubwo byari bitoroshye. Oya twaba nakubonera akazi byose ikintu cya danger. Ikingenzi nuko akazi mba naguhaye ukazirikana ukanakubahisha. Yatega byose mba mbizi, banzi ko umunsi umwe mugenzi ubuzima mbayemo uyu munsi buzahinduka, ndetse imvune mfite zigashira. Ndaturibeshya mugenzi ni mushiki umubwira aturibeshya, ntago muri isi imvune zizaje rutavunitse ngo ukore uzirukane. Muri isi nta muntu mwese ugufitiye imbabazi, nta n'umuntu mwese umwe ugushinzwe. Iyi si nta mbabazi zakwereka mu gihe utakoze cyane ngo uve aho uri ugera ahandi. Kubuteka mugenzi uhanze amaso abantu bazagufasha byose bigende neza, ntukwibeshya. Ni inama z'umuvandimwe aremwe ahangaha muha inama ubwo atakwigira. Ngo mugenzi mwisi nta muntu mwisi uzamwereka imbabazi, mwisi nta muntu umwitayeho. Naba adakoze cyane iyi si izaguma imuseka, nta nubwo izamuzamura. Wahangaha hanura ntiryagi ryahanuye inyoni, inyoni rwaje indi. Yamuhaye inama ndarazumva ni musaza we, ngo bamuha akazi buri munsi akakangiza muri kampani y'umugabo we. Ariko niyihangane bizakunda, bizagenda neza. Ntaga muca intege n'ubwanga mugira inama. Sasa ku ruhande uwo tuzi nta kuki kundi yakono Salimu mu kigo indani, ndetse n'abanyazwa kazi rwose bari mu rukundo na Salimu nimba atari ibisazi. Aho kari hose kaba kazi ngo Salimu ni uwako. Hano kakira ahangaha kabonye yakono Salimu aza, kajya muri mood yo guhoberana, mood yo kumwakira. Kamubana va hakurya ku ruhande, undarazwe yakaje, dore ngaragacata nagasohuje sasa. Karamuye badisa tambuka kati mana, ariko mana cya Salimu mana gifite n'urugongo mana nikije ya wazakima tukabonana. Mugenzi karamuhigiye ko kazi ko umunsi umwe ibyahangaye figira mu mazi bizahinduka. Biracurikika turore. Bakisi inkuru ya Sara. Sasanga mwirimbi, dore ngo mama arahaza yunamira umuhungu we. Mugenzi uko harafitanga umuntu umucungira hafi ntazi ngo ninde. Umuntu ni indwanyi, twabonye adihama abandi anatanga raporo, ntago nzi ngo raporo azihande z'ukuntu Sara ameze. Buri ntambwe Sara ateye arayimenya. Mugenzi akiranga mwirimbi, dore ngaracaho yihuta ajya kureba mama gatoya, ajya hirya hirengeye, yarabonye ko Sara aje. Dore ngo Sara araza, undahanga ahita ahava vuba vuba. Mugenzi aragenda, sanze hakuno nyina arimo mwirimbi arira, arizwa n'umuhungu we wapfuye. Hashize iminsi myinshi apfuye, ariko n'uyu munsi mama mugenzi kubyakira byaranze. Ndetse ahangaho ari yabwiye hakuno Sara ati nziko nawe mwana nge umunsi umwe uzansiga ukagenda nka musaza wawe. Nziko nawe hari umunsi uziyahura ukana ukagenda ukansiga ngiye nyine. Ati nziko mfite abana batinya ubukene, batinya iminsi mibi. Niyo mpamvu n'undi mugeze iminsi mibi yaraje aransiga aragenda atabasha kuyakira. Ati muri ubukene turimo buzakuntwara, izi mvune z'ubuzima ducamo zizakunjyana. Biracuriki katurore. Bakisi inkuru ya Sara. Mugenzi hangashe nitawari yambaye mu ijosi iri inyuguti ya niyo mazina ya musaza we wapfuye. Ati mama sinzagusiga, nta naho nzajya humura, ndacyari kumwe nawe kabambaya mbaya. Ahanga disi musaza wapfuye
bamwitaga Yigiti, bamwitaga Yigiti, nagakiri mu isi y'abazima. Bwatinze bavuyeyo nuko batashye, avuga ati gusihangane mama uramfite, ninjye muryango ufite, sinzaguta, ndahari iminsi yose. Sasa ku ruhande hakuno Black byamwanze mu nda, aza kwa Profesa muramu wa Salim, nabaza hanga hasaba uko Salim yafashijwe bakamuha umuntu umwigisha, nawe ahanga agirirwa imbabazi bamuhe umuntu bigana, wamuzamura bakazamurana. We aza n'umunyezi Professor ahanga ni utanga passe z'ibyuki, nawe yamutamo. Nimba yarahaye Salim passe ya Sara, nawe ahanga Imana mugenzi yamucamo ikagatuma nawe ahabwa urukundo. Niyo tekinike hakuno yaje ngakoreshe yo gushaka umukunzi aciye kwa Professor. Waze ngo Professor afite ahanga genge y'ibyuki atanga byiza. Ati nzukuri umuhanga ushoboye, uri umunyabwenge. Gusa kuva rwose ngo babyihambiriyeho ntago nabyanga, reka nze nguhe uwo mwigana. Aha kondisho mugenzi Professor avuga ko byagera kose umuntu wampa ume umuntu w'umukobwa, ntago nyeneye umuhungu. Ndati ntaribi ni Black mugenzi waje kugira ngo bisabe nawe ahabwe umuntu bigana nkuko bamuhaye Salim. Hangaha mugenzi yiteguye ngo hazo rwose bagiye kuba bakwigana wakuki. Hari uwaje, dore ngo sasu waje. Haje igitaye kimeze nka bya bikapu bitangwa n'inzaruhahira, akibonye dore ngariheba, dore ko kumasa ariheba. Bamukubise paso y'umunyeshuri bagiye kwigana, amurebye ni bya bikapu bya nzaruhahira. Haje umufuka wa kirojana, haje umufuka wa kirojana wegetse mu nguni. Professor reba abikoreye agahimano, yari yamushezeho, dore ngo umukobwa yariheba. Bamukubise igikapu cya nzaruhahira, bamuha icyana kibyibushye gifite agataye kandi wojya, kagataye mugenzi woreba ntiwojya. Yaramurebye hari ikintu bamuhaye mu mutima atari ko ngiki n'igiki. Nuko bagiye kwiga kandi bazamurane mu myigire. Ningira nkugire unde kure umbazwe. Sasa ku ruhande tuvuye hakurya tuzangaha uwo tuzi nka Asena yaje hangabye ku ruhande na nyina baka Brigitte kaku kigagarire genge y'abamisirwa bajanga baganiremo cyane ko imiryango yose iraziranye. Avuga ati rwose Brigitte yari yadusuye, yaje mu rugo iwacu ndetse n'umwana mwiza yari yaje ngafashe Salim kwiga, bakora mu projet yabo yo kwishurina n'amasainment, ndetse rwose ufite umwana w'umuhanga pe. Atakora ubwo ari umuhanga, impamvu ngo wamagaye hanga nk'umubyeyi mugenzi wanjye ni impamvu inkomereye cyane, ngira ngo hanga gose mugire mu inama mwitondere. Asena kene mukaso wa Salim no mugore wa se. Avuga ati rwose namakuru ngo wamagariye ni inama mugenzi y'ingenzi kandi rwose ngiye nkomereye cyane. Undi mugenzi zanga yikangamo nazi ngo iyo nama ni yiki. Sasa kwavuga ikimugenza ati rwose murako ufite umwana muto w'umukobwa mwiza ufite gahunda y'ejo hazaza, ufite ahagana, ariko kuza iwacu kwiwe byane kwibaza byinshi. Asa nkaho akunda Salim, kandi Salim si umuntu wafata umuntu uzi ukunda ngo mushyire imbere bakundane. Atkamye Salim si umuntu washeta ngo akundane n'umuntu uzi muziranye kuko naheza yamuganisha. Mugenzi n'umubyeyi yikangamo, we nazo ngo biragana byo sakubyo ngo yavuga ati mpamvu bivuga nta yindi. Nabonye Salim basanga bakundana ndetse umwana wasanga ari mu rukundo ruri serious. Gusa Salim mvuga ni wa muntu ufite abakunzi benshi ku buryo umunsi ku munsi asimburanya abakunzi nkuko banasimbuza umwenda w'imbere. Ntago mu rukundo ari serious. Dore ngo byose umubyeyi arikanga, dore ngo nyina wa Brigitte arikangamo. Umwana we ari mu rukundo umenyeze n'umuntu utagira urukundo muri we, n'umuntu ukunda abakobwa benshi ndetse abakobwa imbere baza basimburana. Aravuga Salim, dore ngaramwicira izina, dore ngaramusebye imihanda yose ni mukase. Gusa mugeze ahangaha nk'umubyeyi we nagire inama umukobwa we naze kuyoba ngo yisanga akunda udakunditse cyangwa abanyaza akunda mu buyobe.
ndetse bari baje ibwatsa ko barabakiriye baryemo gusa amakuru ari yatambukije sasa ku ruhande. Aha ngaha bageze aho haje Sara yari yapanze kwigana na Salimu ariko mugeze amasaha yamutunguye mugeze ntiyize ahubwo avuye mu irimbi gutabara nyina. Geze aha ngaha uwo bahanye gahunda ya saa saba yo kwiga nyuma ya saa sita yamugezeho saa 9. Sanga undi yabyimbye, sanga undi yatumbye umujinya n'umujinya cyane ko hanga afite na confidence ko Kigali ikigo kiwabo abazi ko hanga rwose avuga ari kijyana. Byanga ku masaha yagiye bize ngo namakosa yamuzirikiye ahangaha telefone ni yayitabaga ni abana Muhammad basibyura message avuga ati hangana ndazigiye iki niki undagumanga ameze nk'inzanga yamuye impamvu ze undi ntazumva. Wazi ko magenza agasuzuguro azi ko ari ukwiyumva kwazi ko amufasha mu masomo yiwe yatare ko nyihanganira kuba naje hangambeza amara ubushake mbikora ari ubwitange kandi ntago mpembwa mfite n'ubundi buzima mbayemo hanze y'ibingibi ndiga nkanirwanaho ate gose mfata nko ndimbura mukoro kuba ntabonetse hari ahandi henshi abahanyiniye rero gose ihangane ubyumve kandi ubyakire undi ntabikozwa avugira hejuru neza mutonganya akabuka ntaswe mujyazanga wakabukira isi yaramurambiye ndetse nahavu yavuye mu mavunane avuye mu mvune zindi z'ubuzima ndango katungana rwabuze hakuno gica bagumanga bavugana batongana. Salimu ahangaha unasaba arasaba tegeka akeneye gufashwa ariko nta discipline kandi mwisi mugenzi uri umukene ugatanga amaboko na discipline urakira. Sasa ahangaha Salimu niwe mugenzi ufite mutwe horoke cyane ariko ntago ashaka kumva nuko yivumbuye amusiga bakivugana undi adasoje ibyo bavuganaga nuko yerekeye. Sasa ku ruhande hano bahaye hakuno nzaruhahira yiwe aracyayibyimbanye ageze hakuno hanze na nzaruhahira yajangiza ko nimufashe yamukaciye nk'ari abasheri dore taye yewe bano nyeze bamubonye dore ngo genge iramubona ni ya genge y'abamisirwa harimo hakuno Brigitte na ka Eda babona hakurya Blaka nibazukura bigenze umukobo y'iki kintu bavuye he cyamukaciye cyamufashe nibashushu be nafite nuko hanga yamwishikuza yamuhawe na professor w'ikigo bano bose barumirwa. Ahanga ka Eda gatangira kurakara cyane ko mugenzi Blaka ijoro ryake hari hanahiye kakubiswe bari banakoze abona hakujya Blaka yaraze ngo nabasheri dore ikintu bari kumwe kintu kibyibushye gipakiko kishakiye kimeze nk'umufuka wa kirojana uteretse mu nguni. Yajanga yisobanura kandi ubundi mwisi kwisobanura ubwabyo n'ukwemera ikosa. Bira mugenzi mwisi uri umuhanga byose bikuvuzweho nta gusubiza mugenzi ugiye kujya gusubiza nibwo umeze nk'aho ngo bishimangire biteze umurindi. Sasa ku ruhande mugenzi kakuki twari twabonye ko ari akana ka tantine wareze ba Sara mu rugo kajanga aha na wa musore bazo nka chef de zone ngo chef w'umudugudu hano wazonza abantu wibandira uharwo rufunzwe igihe cyose ko bakazanye n'abashiri akora mu kabari ke n'umuseriveri waho ndetse rwose hajya hanashya umunsi ku munsi karakubitwa baje kumara nk'abashiri batarasakuna muri karitsiye bageze hakora batarasa mu muhanda uko hanga batarasa imihanda yabonye hakurya abona Sara ava muri bisi kandi kobo yari yamukunze umunsi amubona yari yikundiye Sara umunsi amubona bituma ajya no kubaza amakuru ya Sara ni muntu ki atuye hehe yajanga muri karitsiye ryari byose barayamuhereza. Sasa kuno ku ruhande tuvuye hakurya tugaruka hakuno ahari nyina wa Sara n'umukobwa we yazanga baganira uyu munsi kujya mu irimbi byamukumbuje ise w'abana be bajya gumutembereza wajya gumukunda wajya gumwitaho nubwo mugenzi yamutaye ariko mama we azuko mugenzi umunsi umwe umugabo wazagaruka byose anga Sara byumva mambya bavuga ni ibiganiro by'ubusazi byo mugezanga haganira asa nk'uwasigiye mugenzi umukumva ko umugabo wazaza kongera akajya kumutembereza ahantu heza mu Bufaransa ajyaga mujyana yabyumva yenzanga gusanga babaye gusaba inganga nawe nyeze nk'umwana ntago yafatanga mugeze umuntu umeze nk'afite ikibazo cyo mu mutwe ngo amusega agende gutyo basa tamuhaye ngo ruzihumure
byamwanze mu nda. Cyo yakoze agaruka hafi ya nyina, basa mubeshya muhumurize kugira ngo iminsi y'icumi agume anezerewe, agahinda kamuri mu mutwe ntikiyongere. Ati mabwero uyu munsi rero niba ukeneye gutembera ku isi wifuza kujya hose, hatoranye ume amatariki, nzahakujyana, nzagusohokana amahoteli meza, byose ahangaho ukunda tuzabikora ndetse uzishima. Papa hatari nge ndahari, byose byaga byose akugurira umunsi ku munsi nzabigura. Dore ngaramubeshya, nta mafaranga ufite ubyibuke, amafaranga akorera mugenzi muri hoteli hakora ni makeya, anavanaho ayishuri. Yabeshya kono mama mugenzi ukamubeshya mu nzu barakennye, no kurya ahangaha uturayi n'amavuta y'inka iminsi kicuma. Kumba akorane mu bakire, tuvuye hakurya mu mibyuko tuzakono mu ngagari mu baherwe, ndetse anga mu baherwe mu muryango wo kwa Salim barimo gupanga anniversaire ya papa, imyaka arayiriye 57. Bategura ahangaha umunsi w'amavuko, bamwatse ko abanyazanga yabareka bakisanzura, bategure umunsi w'amavuko wakataraboneka muri uyu mujyi, ku buryo haza bari itangazamakuru ugaca ku mbuga zose nkoranyambaga z'igihugu, kaba ari umunsi w'amateka, ya minsi mara hafi ukwezi bayivugaho. Mugenzi arabyemeye ni muzeni yabyanga. Sasa ku ruhande hano kwa Brigitte Miss Rwanda Americano zaje nyina, azanga haraka ni mama ari umukobwa we, winazi cyamura akaje ndiki, ageza aho ari ati rwose njanga dusase inzobe kandi ntumbeshye, byose ngiye kuba nakubaza ntumbeshye umgize ukuri, hari ikintu waba umisha mwana wanjye. Ndati kiki byanye niki? Mama ati ndabizi kuri mu rukundo na Salim mukundana. Ndati yego turakundana, nse bitwaye ko namukunda ko Salim akunditse. Uyate mfite amakuru ko mugenzi umuntu ukunda akubeshya kandi uzicuza. Amakuru yane mfite nuko umwihomaho umwizirikaho we naga gushaka, niwe witanga wo witangira urivunira ubusa, iyo atagushaka naga bagushaka. Rero bwose wingora nawe wikwigora, wikwicira ubuzima utazicuza. Abivuze undanga habimuryamo, umukobwa amenye sako amubwije ukuri, ati umusore umwihomaho umwizirikaho kandi ntaga gushaka. Niyo makuru nakiriye. Ikindi azagukoresha nutaha afata abandi. Mugenzi wabwiranga nta mwumva, urabizi ngo umusore umuhana avayo n'umuhana ajyayo, iyo umuhannye ajyayo mujya mu mitsi, undi yanze kumwumva reka da. Kiyako zanga nta kindi ahamagara umuhamyaze ya application ineka Salim mu cyumba ciwe ikorera muri laptop ye, abaza ngo ese application mwampaye na laptop ijimije yakora ko maze amasaha menshi n'amakuru mbona iyo ndimo ndaneka. Bandi ati ntago bikunda, ihangane. Mugeze bwatinze tuzakono ku ruhande ahangaho tuzi nka Sara ahakora muri hoteli. Mugenza aho ari hana ari Pinari mushuti we yamagawe na se, amubaza niba rwose yanyoye imiti, ngo amasaha imiti yajya sinigeze ayifata. Avuga ati rwose papa hako narandembya, anelefona buri kanya makeya meze nkaho ndi uruhinja, ntajya amagahenge n'amasaha y'imiti yanjye aranzengereza, abantelefonera ku gihe. Avuga ati rwose ugize Imana agira umubyeyi mwiza, twesanga mwese mwese nicyo twifuza, nanjye ngize Imana nkamera nkawe byaba rwose birenze, ariko nge ntabyo nabonye. Namagambo mugenzi ya Sara mbibutse we azi ko ise yamutaye, nibazi ngo isa ari hehe. Mugenzi tuvuye hakurya tuza ku ruhande ahangaha hari ise wa Salim, yarahamye avugana ko n'umukobwa avuga ati rwose hangane mwana wanjye, ati hangane mwana wanjye, nubwo uyu munsi gutwita mugenzi byanze, hari umunsi bizakunda, ndetse vuba ahangaha nzagira umwuzukura kuvuyeho uzabyara ndabyizeye. Umwana uranga w'umukobwa mugenzi gusama byaranze, kubona urubyaro byabaye ingume, ndetse ubu ngubu ari muri IVF. Kiranga hazakuno mukase ngeze ahangaha ntago umugabo yahatinda, iyo umugore takamunyaza aje hafi yiwe we abagiye kujya mu kazi, bameze nka mukwepa babisikana. Gusa ndangamiza nabikora nk'akazi, azi ko nta mushinga mwisi urenze umugabo ni business nk'izindi zose, we niko njya ajya byivugira, amutamanga urusomyo undagane mu kazi. Akaza gakorera ahantu hose ni ari mu rugo, sasanga aje hafi y'umukobwa w'umugabo we
uri muri IVF mugeze ujyanga ariko yatwita tabigenzi yabyara bamufashije undi muntu akamubyarira aza hafi yiwe avuga ati rwose ubu narihebye kuba namwana mfitiye umugabo wanjye imyaka tumaranye ni myinshi cyane tumaze kwiheba wanga bwane mukase kandi mukase disi mu bwonko nta kintu kibereyemo we mutwe harimo makeup na labero na photoshoot nta kindi ahangaha mu bwonko atekereza ari mukase ati rwose nibikugore umugabo yakunze wowe nubwo nta mwana wabizamo nta mpamvu yo gutera stress muri umwana ni ibiki ko nta kintu cyadanje kibirimo we gusa uzacunge taye yawe umuhate keya niyo mutabyara wana nta birenze nta byadanje kumenza bivuga undangare bakuru mukaso kunameze undarababaye ashaka urubyaro undi ntacyo bimubwiye gumanga abininura ko n'undi byose umugabo niwe wamuha abana bangahe ntago abagabo bajya bahinduka abagabo bose ni kimwe ntago banyurwa unda musiga kirimo aravuga amusiga namwimyoje sasa ku ruhande hakuno hari blaka ranga mu kigo hari ibyamwanze mu ndabona ko Sara mutambuka imbere azamukurikiye we no muderangeri no sikiri kubaganira cyaju yahwari bite mwana ni sawa amakuru se ni fresh ese ko twaburanye ite kuri wenyine ubuhanza amaso amasomo ndatinye mana janga kwiga mvuye mu kazi niyo mpamvu nta cyasimbura amasomo yanjye ibyahangana go black bikozwa cyane ko yasokomenya abana bo mu bakire hano mu kigo nukuryoshya nubundi mitungo base barayivunikiye mugenzi bikiraho atangira kono kumubaza ese ubundi atuye hehe atabeshye ni muntu ki akora ibyo aravuga ngo afite akazi gihe cyose akora hehe akorana n'abandi ndatumugeza aho ntuye n'ahantu hasanzwe na ahantu rwose mu mibyuko y'uyu mujyi ahantu hambere hakennye neho nibera ikindi kirenzeho akazi mwana akazi gasanzwe katara kadanje yatiwe imbeshya arabisukanye muri abakire wanaje ahangaha isi yose kubona ko mujye ufite imodoka zihenze ugendamo ndatiho ya imodoka mbonye amahanga ngendamo ni iyo umuntu usanzwe yari yaneje wo mu boss bari bampaye lift uyu ntabyumva ntago ibya lift anga bikozwa bo basoma mugenzi ari umukirekazi ubwo ajya bihishamo yanze no kuza muri equipe yabo y'abana b'abakire mugenzi ngo bamenyane bigiye kure iteka arabaheza ntajya biyegereza avuze ahatuye undarabihakana vuze ko namodoka mugenzi bagira iwabo ihenze undarabyanga ntago babyumva atabwo basimbwiza ukuri sinzabeshye inkuru yawe basume inkuru yanyayo nzavuga yawe ndati nta nkuru yindirenze kuri ngo nkubwiye iwacu turi abakene nta bintu byadanje bihari dutuye ahantu hameze nk'ahandi hose haciriritse nta modoka inaba iwacu yewe nta nigare rihaba ibyo ntago black abyumva sasanga ahatanya kuno kubipfa ko yanze kumwumva ati ngo basu byakiri kubishaka nge nguhaye ukuri kwanjye ke black yikundiye ka Sara we aziko mugenzi umunsi umwe hazanashya bakanakundana sasa yajanga baza makuru yiwe undavuga byose ko biteye ariko higanjemo ijambo ubukene igicumbi kene nicyanga ririmba cyane iki kirabyanga reka dasha uhimbeshya kabisa nago zino njuga zarya byose wakorana ngo nabyumva bakiraho hazanga nza uruhahira yiwe bagiye kwiga amasaha y'amasomo yageze Sara murebye abona ikintu bamuhaye bagiye kwiga namba mujye kwiga kabisa amasomo meza muzahaye muronke mubyare hungu nakobwa nuko yabasiganye uyu nazi impamvu iki kintu kimwizirikaho arakiriye atako nk'iki giki tugende sheri tujye kwiga uyu munsi ni mate nuko berekeye we n'urukapu rwiwe sasa ku ruhande ahanganye zarige ngakonera ba Miss Rwanda Amerika ntuza babajanga mu biganiro byo gupanga ko mugenzi muri vacancy igiye kuza bazakora boss ama internship ko bazakora ama stage anogiye atandukanye yesko babivuga hano Brigitte ko mugenzi yizeye ko azakora internship ari mu Bwongereza kuri branch ya company ya C iriyo we ahazigira harazwi bakiranga ko naje na Salim avuga nawe ahazigira atinya rwose nzigira n'undi iwacu kuri company ya data nago nzajya kure cyane ahangaha mugenzi mu propose ko bibaye bikunze bajyana bombi mu Bwongereza bakajya kwigira hamwe
bari muri stage bakabanayo mugeze iminsi yose ya vacancy bakazataha birangiye. Abivuze undangamye zina bivugaho igira nk'atabyumvishe ni Salimu akarenza amatwi aho kujya muri vacancy hamwe bari muri stage. Bakiraho hano haje Black abaha amageza amakuru y'ikintu kimuzengereje. Yatse professor amageza umuntu bigana umeze nka Sara amukubita igikapu cyanzaruhahira. Yamukubise igifuka cya kiroje na kibyibushye koko. Yamuhaye gitubi none kiramuzonze. Ahari hose cyo kimushaka byose ngo bajye kwiga agifashe mu myigira kizamura atakizi. Sasa ni nkuru kuri gang iteye ubwoba. Neza kiraho uyahangana akanaga amate rwose ubwo nanjye amasaha yanjye yageze yo kujya kwiga. Mu kanya hanga ndabayoba ndabanciyeho gace ngiye kwiga. Ntago bazi impamvu Salimu yahagurukiye kwiga muri kino gihe. Suko yarasanzwe ameze. Avuze kwiga batsurigana nande ati ndigana na Sara aramfasha mu myigire yanjye. Abivuza ahangaha uyu ntabwo yabyakiriye neza. Kuvuga ijambo Sara mu matwi yiwe ntabwo abyumva neza. Ntabwo bosanga babyishimiye ariko nta kundi uyu yadekaraye ko mugeze mu kanya gato ngo ava hanga akajya kwiga babyakira uko biri. Sasa hakuno tuvuye hakurya tuzanga muri gym ndetse gusanga muri gym akona ari umutoza Semana Patrick niwe hanga coach muri gym. Kwanga kocha hari wahaje ngamufashe mu gasport ka buri munsi ni Asena. Semana nakabogare ka Semana kararambuye avuga ati rwose njye ngumukocha hanga nakubonye ndishima nari nsanzwe ndi umufana wawe nakuze ngufana uri umumodo na kera hose. Bibutsanga Asena uzumyeza akora modeling na kera hose na mbere. Zanga baraganiramo n'umukochi ni coach Semana Patrick Mutwe kwa mufana kundi byakora. Mujya tuvuye hakurya tuza ku ruhande kuri ka kuki kihebeye tuzi nka Salimu kamukunda kamara maje kara ahangaha n'inshuti yako magara baganira. Yavuze gose kurungo mu kwezi kwashize muri vacancy Ibogari yamutereye ivi. Ibogari avuga ni Salimu ndetse ngo bakundana bucece bitazwi n'abandi bana bari bo bose. Ko banamaranye umunsi umwe bigeze umunsi amuterera ivi bawumaranye bari kumwe mugenzi muri sama y'ubushize mu kwezi kwatambutse. Gatara ko ntukajye umbeshya uvuze ko mwamaranye umunsi umwe kandi ushize warambeshye ngo mwamaranye ukwezi kose muri vacancy ya sama. Ndanga atabyumvishe ndacari igendera. Uko agenda dore ngo Sara aratunguka yaje hari ba Salimu ndetse ahageze cyo gihanga habagiye kwiga we na Salimu amasaha yo kwiga yagize nuko bagiye basiga kono genge yose yicaye. Ibyo uyu nguyu atumva neza ntazi impamvu Salimu ndi muntu yamushima utabari mu biganiro ngo bagiye kwiga. Sasa kuno ku ruhande baje hanga kwiga utuzi nka Salimu yaje hanga ateguye impapuro za byose bari bwige aziha umukobwa ati rwose byose bijyane ngiye kwigana naye rwose ubwo munsi nabihagaritse. Uzajimanga imikoro ngene nyikore nzanga ngwe raporo aho guha umwanya wanjye nongere nguguhereza twigane sinkibishoboye. Kwicara hasi ngo twige ngene rwose ntabwo nabibasha ko naje gusanga utubahiriza igihe cyanjye ntabwo uha agaciro igihe cyanjye. Uzajimanga umukoro ngene wige ngiye nyine nzana hanga nku depose ibyo nizo bikosore ariko ntabwo nakongera kuzanga ngo nige ujye kunsuzugura umeze nka udaha agaciro ibindi mu mutwe. Yazo ndaramureba byo ngo burakari bwa mureze byabaye ejo bibaye impamvu yo kwica imishinga yose bapanze imyigira hagati yabo. Ibyanga Sara temera ati rwose byo ntabwo byakunda ntabwo nyende mu kiraka nawe ntabwo akazi wampaye tugiye kwiga ntabwo ndi bukurekure turavanga twizinagwe umunsi wapfa ubusa amasaha nafashe na yawe. Genza bimuhati yanaseka abona kundi yanze kurakara aje avuga imvugo mbi yamushihura ngo nagose ngo njye akanya ke agaciro ntaga byubaha undi ati oya tubirenza amaso tujye kwiga. Yamuhatiye ishuri ku ngufu amuhatira etide ku mbaraga ibyo ndi yaravuyemo. Dore ngo Salimu arumirwa yatangaje nuko mugeze umuntu ajanga hayuka inabi we amugaruje ineza n'ibyishimo. Ndetse atangiye byanga byarangiye abyemeye yaraje yivumbuye
anatongana cyane ngo natware impapuro zagende mugenzi yige ntago ndazabigarukamo ndatiho yawe irakara tugiye kwiga nicyo kintu cyatuzanye windakarira. Sasa ku ruhande hano hasigaye ikibazo cy'ukuntu Salimu arimo ava muri genge, ntagikunda amayoga, ntagikunda iminsi mikuru yabo, ntagihuza nabo, yahanze amaso kwiga. Bibutsa hanga bavuga umwe yikundiye ka Sara, undi we aziko Salimu ari fiance we. Sasa ngani bazi impamvu bombi Salimu atakibaha umwanya. Zengo Sara abaye impamvu muri genge ya Salimu, abaye impamvu mu gakundi, ntago yaza ngo atandukanye gengwa yisenye batamumenye neza. Yesu tuvuye hakurya tuza ku ruhande ngo tuzi nka Asena muka boss yajanga mugeze muri gym, abakomenyeza bamufasha. Uriya mukoci yabonye Semana Pazo Patrick ajya guma mutoza igihe cyose, yabonye ko rwose ari umuhanga mugeze mu gutoza, ndetse ngakanyama kose kanze kurambuka yabonye gukozeho riraka, yagutoje uta ikiro uwo munsi, yatse ko bajya bamuhuza nawe igihe cyose akamutoza. Sasa ku ruhande bano ko bakaje kwiga, baje ahangaha Sara ari maseka wese ari ibitwenge, ubu naze ngarema araseka iki? Bibutsa janga ku ngufu yari yivumbuye, undi yaje amuseka ati basi ngirimo guseka iki? Ati nta kindi nseka nukuntu nyivumbe rwose uri ivumbura witera hejuru nkaho wajya ngo gose uri bumpembe, kandi hanga akazi nkora ari ubwitange, ari urukundo mbikorana no kuba professor kunshinze. Mugenzi yaramusetse, mugenzi kwa dafite kanu ubwenge bwinshi, mugenzi muri class si icyaha nuko atabihaye umwanya nk'abandi, ariko ahandi arashoboye. Sasa karamuseka karakwenkwenuka nikumva impamvu umuntu yakwivumbura. Umyanga afite isoni ku maso, wa mugano yanivumburaga mu biki, narindakaye ngo habiki. Mugenzi wakira aho ngaho bumva hanze urusaku rwinshi, bari muri class bagiye kwiga, bumvishe hanze havuga induru. Havuga induru mugeze bwa rugiye kuba yakwiyahura mu kigo, hari umwana ngaho mu kigo mugiye kuba yakwiyahura, batabare bitabara abantu bose baje birukanka. Niba muzika kuki kikundiye Salimu kazi ngo barakundana, mugenzi kaje ahangaha mbibutsa ngani ikigo cyo kwa Salimu, ishuri riri ahangaha ni rya se wa Salimu, akantu kose kahaba kakwisha izina ry'umuryango wabo. Umwana yajanga avuze induru avuga ati rwose Salimu nataza nge ndiyahura. Bano barumirwa ati Salimu nataza ndiyahura. Babwiye ahangaha Salimu ageze ngo musange, agende bamusange basi ntiyiyahure. Salimu ati reka reka mureke mugipfe ntaho naje wose ngewe, yarabakatiye. Dore ngarabyanga uyasigara ngaho mutonganya. Aya ni amakosa mugenzi yakora akazicuza igihe cyose. Mbibutse Sara arabizi imyezo azingaruka zo kwiyahura, cyane ko musaza we yari yahuye azi ukuntu bigenda. Uyatereka reka naho najya. Salimu yarabyanza caho arigendera ngo bareke imbwa ipfe. Ntago mugenzi mbwa yamutegeka ngo asanga ngo avye ko bakundana ngo yigaragaze cyangwa yiyahure. Dore ngo mugenzi yitambika arebe ko yatabara. We azi ingaruka zo kwiyahura, azi ko ari umwanzuro umuntu afata rimwe udasubira inyuma. Yaje gutabara ni Sara. Salimu yabyanze ngo ntaga bikozwa, ngo bareke rwose imbwa ipfe. Ntago yajya kwitanga ngo adekarare ko bakundana imbere y'ikigo cyose kibireba, ntago bishoboka. Akana kavuze kati ntihataza Salimu ndapfa, Salimu nataza ndiyahura. Sasa ngavuka intambara. Hari Brigitte akunda Salimu, ahangaha undi ari dekaraye mu kigo ko akunda Salimu, nabatamubonye ari yahura. Biracuriki biragenda bite mu kigo bose bareba? Dore ngo Salimu arabyanga, ntago zi ngo habaye iki. Tugayini ahangaha bakese nkuru ya Sara agace ka 5. Ndacyari Junior Giti w'Imana cyimizi mirefu y'u Rwanda, mwe mu nkurikiye ndabasomaguye ahantu hose. Bye, reka Imana bandebere cyoroshye, usigiye ko subscribe nutayikora wigaye. Bye, minde naho ubutaha nimuzabicikwe. Ndabakunda cyane cyane. Bye, nahamukanya dukora kandi gace.